hari nko mu masayi nezo ku gicamunsi cyo kuri wa gatanu ubwo umuhanda wa Kacyiru werekeza hepfo kuri golfe byari birori by'akataraboneka umumotari David uzwi impano yo gutwara moto akora n'udukoryo twisi yongera gususurutsa abanyarwanda muri rusange. Kuri David we ngo abifata nk'impano imutunze ndetse akabifata birenze uko benshi ngo babitekereza ko yabakoreshwa n'izindi mbaraga. Gutwara moto mu buryo buhambaye, kwikuruta mu muhanda, kurekura moto ikagenda ndetse no kuyigendera hejuru ni bimwe mu byagiye bitangaza abantu benshi babashije kumukurikirana. Gusa kuri David we ngo abifata nk'indi mpano idasanzwe ndetse ikwiye no gutezwa imbere. Ntabwo ari izindi mbaraga, ni nkuko umuntu yakoze indege ikagenda mu kirere kandi nta kintu ihagazeho. Bazo ahubwo impano yanjye yakwaguka kandi ikagera ku rwego mpuzamahanga. Hari byinshi bibura, hari ni byinshi bisabwa, cyane icya mbere ni ubufatanye, icya kabiri naho kubikorera n'ibikoresho. Ku rundi ruhande hari bamwe mu bamotari nabo bahamya iby'impano ya David bakavuga ko ntaho bihuriye n'amarozi cyangwa yaba akorana n'amashitani. Ibintu uriya musore akora ni impano, ni ibintu bibaho, umuntu wese ashobora kubyiga akabimenya, kuko hari n'abahungu bagenzi be bajya badukinira tukishima tukabona ari ibintu byiza, ni ibintu bibaho. Biriya nyine niko bimeze. Abantu bo muri Afurika ngaho iyo umuntu agize ibintu akora tumenyereye kubonana abafite uruhu rudasa n'urwacu, bijyanye n'imyumvire y'ibintu byaje bizanywe biturutse nko mu banyamadini byo kumva ko umuntu ushoboye ibintu wowe udashoboye, byanga bikunda uhita umukarasa mu bantu bakoreshwa n'amadayimoni. Ariko n'ubundi wanaremwe namwe ugasanga n'ibintu n'ubundi bidafatika naho batasobanura, n'uvuga dayimoni nawe ntayizi ntarayibona. Biriya nabyiga kandi nkabikora. Bamwe mu bo yigishije gutwara moto ubu nabo barayitwara bakaba bashobora kwigendera hejuru cyangwa gukora ibindi umuntu yakwita ko ari ibitangaza kuri moto. Batanga ubuhamya ko ibi ntaho bihuriye no gukorana n'amashitani. Banyita Emmanuel. Ku bintu David yanyigishije mbona bijyamo nta kibazo. Ikintu cya mbere yambwiye ni ukwikuramo ubwoba. Ushobora kwigisha akantu ukazajya ubereka ko ibyo akora atari amadayimoni, ndabyemera. Kambere yanyigishije ni nk'ako gusimbuka mbere na mbere no kwirukanka umuvuduko urengeje, kandi nkaba nahita ngize nk'akabazo nahita ngasubira iyo mvuye. Akibwira ko atari amadayimoni ahubwo ari Uwiteka. Se kuki bavuga yuko shitani ari ikora ibintu birenze kurenza Imana? Kuki batavuga ngo ni impano y'Imana yamuhaye bakavuga ko ari amadayimoni? None ubwo amadayimoni niyo afite intege kurenza Imana? Ni impano y'Imana. Iyi myiyereko yo kuri moto ndetse n'udushya tugaragara ku bamotari bo gutwara moto mu buhanga budasanzwe bemeza ko byaba ari ibintu byiza, ndetse ko uyu mukino ari mwiza, bagashimangira ko ukwiye kuba watezwa imbere. Ndetse aba bamotari bafite udukoryo twihariye, yaba abamotari ndetse n'imodoka, bakaba bashakirwa ikibuga cyangwa ahantu hihariye bagomba kuzajya bakorera iyi mikino kugira ngo bakomeze gushimisha abanyarwanda bitandukanye. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.